So guys, nongeye kubona guha ikaze hano kuri Venke Empire mu biganiro byose tuba turimo kukugezaho umunsi ku munsi bya filime yacu Ibanga. Murabizi ko hano tugeze ku episode tumaze kuba twageraho, ntago urasobanukirwa uburyo Killaman ndetse na Niyori niyo mara kuba bahura ukuntu bizagenda. Twese turacyategereje ngo tuzarebe ese Niyori na Killaman niyo mara guhura ikizaba ni ikihe. Ese Nyamba we namara kuba yabona Killaman we azabyitwara mote. Guys, situation yo ikomeje kuba yabambi cyane. Rero nimba ugeze hano kuri Venke Empire bagambere, icyo usabwa no kuba wakanda kuri buto subscribe bari kugambira wisanze hano kuri Venke Empire. Ikindi ni gutanga itekerezo ukambwira, ese urabona ko tubona Niyori bwabwa nahoranaga ari umusore yakomeje kuba yabuzana mu rugo, uratekereza ko Nyambara akomeza kuba yamwihanganira ubutesi bwose ari kuba yamuzana ahubwo kuba ngashaka kuba yareka kuba yabyara akabanza akitetera? Ese uratekereza situation amaze kuba bajyamo biraza kuba byagendute? Guys, murabizi ko ubu tuvugana byose bitangiye kuba byajya ahagaragara. Ese Killaman we naza kwakira amakuru ya nyayo ko uyu mucecuru yirirwa atuka umunsi ku munsi naza kwakira amakuru ya nyayo akamenya ko ari we mama we wanyawe umubyara, utekereza ko azakora iki? Ese uratekereza ko Killaman azabihinduraho iki umunsi azamenya ko uyu ari mama we byanyabyo ahubwo abo yita ababyeyi be atari ababyeyi be? Guys, situation yo ikomeje kuba yambi cyane. Rero niba bageze hano kuri Venke Empire, niba ushaka kuba wakurikirana ibiganiro byose bikuba birucana kuri Venke Empire, icyo usabwa ni ukuba wakanda kuri buto subscribe byonyine bihagije kujya nawe winjira mu nyaryango wa filime yacu Ibanga.